Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ndabasuhuje inshuti bakunze b'ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije. Tariki ya 2 Gashyantare buri mwaka u Rwanda rwifatanya n'isi muri rusange, by'umwihariko ibihugu byasinye amasezerano ya Ramsar agamije kubungabunga ibishanga, kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ibishanga. Ni umunsi abatuye isi bibutswa akamaro k'ibishanga mu buzima bwa muntu n'isi dutuye, dore ko ari byo bigega bibika amazi, bikayasukura, bigasukura umwuka duhumeka, bifata uhumanya wa carbone, ndetse bikaba n'indiri y'urusobe rw'ibinyabuzima bifitiye akamaro umuntu. Umunsi mpuzamahanga wahariwe ibishanga uzizihizwa ku itariki ya 2 Gashyantare uyu mwaka, usanze hari intambwe u Rwanda rumaze gutera mu kubungabunga ibishanga. Uretse kuba u Rwanda rwarasinye amasezerano ya Ramsar mu mwaka wa 2003 nk'intambwe y'ibanze mu kubungabunga ibishanga, leta yashyizeho politike y'ibidukikije, ndetse iyo politike itanga umurongo ku kubungabunga ibishanga. Mu kiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cya none, turasobanukirwa byimbitse icyo politike y'ibidukikije idusaba mu gufata neza ibishanga, tumenye akamaro k'ibishanga ku buzima bwa muntu no ku bukungu bw'igihugu, ingaruka zishobora kubaho mu gihe bitabungabunzwe neza, ndetse n'imyitwarire abaturarwanda bakwiriye kwimika bijyanye n'insanganyamatsiko y'uyu munsi mpuzamahanga w'ibishanga igira iti kwita ku bishanga ni ukwita ku bantu n'isi batuyeho. Nguhaye ikaze. Ubuso busaga 10% by'ubuso bw'u Rwanda bugizwe n'ibishanga birimo ibinini n'ibitoya, kandi bifite uruhare rukomeye mu mibereho ya buri munsi, ndetse bifite n'umwihariko mu buzima bwa muntu nk'uko Minisiteri y'Ibidukikije bisobanura. Umwihariko w'ibishanga ni impyiko z'isi. Birayungurura, birinda ibihumanya, kandi bibika ibigirira akamaro ubutaka, ibinyabuzima n'ubuzima bwa muntu. Ibishanga ni umwe mu mitungo kamere isi yose ndetse n'igihugu cyacu biha agaciro gakomeye. Ubwabyo bigizwe n'umutungo kamere nk'amazi, ibimera, inyamaswa n'ibindi. Amoko amwe y'ibimera n'inyamaswa byo mu gishanga usanga yihariye ku buryo utabisanga imusozi cyangwa ngo ubisange mu mashyamba. Iyi miterere yihariye ituma ibishanga bifatwa nk'ahantu h'amanegeka hakeneye kwitabwaho by'umwihariko. Igishanga ni indiri y'urusobe rw'ibinyabuzima, bikaba bifatiye runini abatuye isi, kuko miliyari imwe y'abatuye isi ubuzima bwabo bushingiye ku bishanga. Ikindi kandi 40% y'ibinyabuzima bitandukanye biba ku isi biri mu bishanga. Ibishanga bigira uruhare runini mu kurwanya ihumana ry'ikirere, twirinda imihindagurikire yacyo. Nka nyiramugengeri ibika ibyuka bihumanya ikirere inshuro 2 kurusha amashyamba. Ibishanga kandi bifitiye umuntu akamaro kanini cyane mu kubika no kuyungurura amazi no kudufasha guhangana n'imyuzure itera ibiza. Uyu mwihariko ntugarukira ku buzima bwa muntu gusa, kuko no ku bukungu bw'igihugu ibishanga bigira uruhare rukomeye mu kubuzamura. Ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu mu Rwanda, ibishanga bigira uruhare runini mu guteza imbere inzego zitandukanye, cyane cyane ubuhinzi. Ibishanga kandi bikaba n'ibigega by'amazi. Aha ndatanga nk'urugero, amazi atanga amashanyarazi ava mu gishanga cya Rugezi. Ibishanga bikaba biyungurura kandi bigafata n'amazi ava imusozi, bigafasha mu guhangana n'isuri n'imyuzure. Mu ntego zo kurwanya ubukene NST1, umutungo kamere w'ibishanga ndetse n'ibibikomokaho ni inkingi zidufasha kugera ku ntego zo guhangana no kurwanya imihindagurikire y'ibihe, kurinda urusobe rw'ibinyabuzima, ndetse no kugera ku ntego zirambye
z'iterambere rirambye. Kwita ku bishanga ni ukwita ku bantu n'isi batuyeho nk'uko insanganyamatsiko y'umwaka ibigaragaza, kandi ni koko ibishanga bifitanye isano ya hafi n'ubuzima bwa muntu nk'uko abahanga mu kurengera ibidukikije by'umwihariko ibishanga babigaragaza. Isano umuntu afite n'igishanga dushobora kureba akamaro gifitiye umuntu, kuko isano niba umuntu ashobora kugenda akaba yabonamo imiti. Ikindi, igishanga gishobora kuyungurura amazi mabi nk'amazi aba yaturutse hirya no hino yanyuze mu gishanga, kubera ko harimo ibi byatsi bishobora gufata imyanda ntagasohokamo amazi meza. Iyo sohotsemo amazi meza, ya mazi ashobora gukoreshwa n'umuntu. Intambwe imaze guterwa mu kubungabunga ibishanga igaragarira muri politiki y'ibidukikije mu Rwanda n'umurongo itanga mu bijyanye no kubungabunga ibishanga. None se magingo aya umunsi mpuzamahanga wabihariwe usanze rugezehe mu kubibungabunga? Minisiteri y'ibidukikije irabisobanura. Politiki y'ibidukikije mu Rwanda igaragaza iby'ingenzi dusabwa kugira ngo dufate neza ibishanga. Muri byo twavuga nko gushyiraho ibishushanyo mbonera by'imikoreshereze n'ingamba zo kubungabunga ibishanga, kugaragaza ibishanga byahumanye no gukora gahunda zo kubirinda no kubihumanura, harimo no gukoresha ikoranabuhanga ritangiza ibidukikije. Urugero, Nyandungu ni igishanga cyamaze gusanwa. Ibindi bishanga byakuwemo ibikorwa bya muntu kugira ngo bisanwe hano mu mujyi wa Kigali ni nk'igishanga cya Gikondo, cya Rwampara, igishanga cya Nyabugogo, Rwintare ndetse na Rugenge. Guteza imbere ibikorwa n'imishinga igamije gusubiranya ibishanga byangiritse, kunoza imikoranire y'inzego zitandukanye mu kubungabunga ibishanga, kongera imbaraga no guteza imbere ubushakashatsi ku buryo bwo gusubiranya indiri z'urusobe rw'ibinyabuzima zibangamiwe n'imihindagurikire y'ibihe. Ikindi, kugenzura ko ibikorwa by'iterambere bikorerwa mu bishanga no mu nkengero zabyo byubahiriza ibisabwa n'inyigo z'isuzumangaruka ku bidukikije. Mu by'iyi politiki y'ibidukikije isaba harimo no gusubiranya ibishanga byangiritse. Urugero rw'igishanga cyasubiranyijwe ni nk'igishanga cya Nyandungu, kuri ubu kiri mu rwego rw'ahantu nyaburanga abantu bashobora gusura no kuruhukira, Ecopark, aho cyahinduye byinshi haba ku buzima, ku bidukikije no ku bukungu nk'uko Minisiteri y'Ibidukikije bisobanura. Urugero rw'igishanga cyasubiranijwe dufashe nk'urugero rwo mu mujyi wa Kigali ni Nyandungu. Nyandungu nicyo gishanga cya mbere muri Kigali cyamaze gusubirana umwimerere wacyo. Nyandungu yahinduye byinshi ku buzima, ku bidukikije, ku mibereho ya muntu no ku bukungu muri rusange. Icya mbere, nko mu gutunganya igishanga cya Nyandungu, byazamuye imibereho y'abaturage bahaturiye binyuze mu kubaha akazi, kubaha ubumenyi butandukanye bw'impamvu zo kubungabunga ibishanga n'ibidukikije muri rusange. Abaturiye Nyandungu bahuraga cyane n'ikibazo cy'imyuzure, ariko aho igishanga kimariye gutunganywa, amazi yose avuye mu duce dutandukanye afatwa n'igishanga kikayayungurura, kandi umuvuduko wayo ukagabanuka ku buryo adasenyera abaturiye igishanga, hanyuma akabona kujya mu migezi yayunguruwe. Ku bijyanye n'urusobe rw'ibinyabuzima, mu gishanga cya Nyandungu ubu hari ubwoko bw'inyoni busaga 70, harimo imisambi, ibiyongoyongo kuva twagitunganya. Nk'uko Nyandungu ituranye n'icyanya cy'inganda, hari ibiti bifite umwihariko byatewe mu gishanga cya Nyandungu bifasha gukurura umwuka wanduye uva mu cyanya cy'inganda. Igishanga cya Nyandungu kandi cyateguwe ku buryo gikorerwamo ubushakashatsi abanyeshuri bashobore kwigiramo byinshi, cyane cyane amoko y'ibiti, ibimera gakondo byatewe mu gishanga cya Nyandungu byari biri mu nzira yo kuzima mu gihugu cyacu. Igishanga cya Nyandungu kandi ni igishanga cyatunganyijwe ku buryo abantu baharuhukira,
bakora imyitozo ngororamubiri n'ubukerarugendo burambye. Iteka rya Minisitiri w'Intebe nomero 00/6/03 ryo kuwa mbere Mutarama mu 2017 rishyiraho urutonde rw'ibishanga, imiterere, imbibi zabyo, rikagena uburyo ubwo butaka bukoreshwa, butunganywa kandi bucungwa. Ibikorwa itegeko rigaragaza ko bibujijwe byose bihuriye ku kuba byototera ibidukikije muri rusange, by'umwihariko ibishanga. Ingaruka z'ibi bikorwa ntizibasira gusa ibidukikije kuko zinibasira umuntu uri ku isonga yabyo nk'uko inzobere zibisobanura. Igishanga, iyo umuntu yabonaga igishanga yumvaga yagikamura agahinga kuko kigira umusaruro. Impamvu ya mbere kigira umusaruro nuko gifite intungagihingwa nyinshi cyane, ibyo bita nutrient ziba zirimo nyinshi cyane. Noneho abantu ayo mazi yavuyemo ushobora guhingamo ibintu bikera bitewe n'ifumbire birimo. Kugikamura byabaga byoroshye kuko nukuvanamo amazi igisigaye ukahinga. Ariko ubushakashatsi bwerekanye ko ayo mazi abagiye ntabwo agaruka, ndetse hari n'igihe bishobora kugira ingaruka ku mazi yo mu nda y'isi ari munsi y'ubutaka, ndetse nayo akaba yose yagabanuka. Kandi nk'uko mubizi amazi ni ubuzima. Ni ukuvuga ngo icya mbere tubuze ikintu cy'ingenzi kuko tubuze ayo mazi. Icya kabiri, aya mazi aba avanzemo urusobe rw'ibinyabuzima. Iyo adahari uvuye mu binyabuzima nta biba bihari. Mu bikorwa bigamije kubungabunga ibishanga Leta y'u Rwanda yakoze harimo n'ubukangurambaga mu baturage bugamije kubasobanurira akamaro ko kubungabunga ibishanga. Bamwe muri bo bagaragaza ko bamaze gusobanukirwa aka kamaro. Igishanga ntabwo ari uko cyari kimeze, byari igikangaga, dore ko ahanini icyo gihe cyari kigezweho cyari ukukiragiramo. Wasangaga henshi ahanini ari ukuragiramo, n'aborozi ugasanga nabo agaciro k'iki gishanga bazi ko ari ukukiragiramo, ariko siko byari bimeze. Twaje gusanga ko cyabyazwa umusaruro kigatunga abagikoreramo, ndetse n'abatagikoreramo baza gufata uyo musaruro nabo bakajya kuwucuruza, nabo bakabona ikibateza imbere biturutse hano. Kera bundi umuntu yakuraga n'ibishingwe iwe, byaba ari ibifuka byaba ari ibyenda, akaza akamenamo, kandi ibyo ni ibyangiza ibidukikije. Ubwo rero nta bakibikora kuko iki gishanga cyacu ubu ngubu dukoreramo turi koperative, nta upfa kuhavogera ngo azane ibyo yiboneye, nta n'itungo ryageramo, nta muntu wajyamo atahakorera. Bijyanye n'insanganyamatsiko y'uyu mwaka ivuga ko kwita ku bishanga ari ukwita ku bantu n'isi batuyeho, Minisiteri y'Ibidukikije hari icyo isaba abaturarwanda mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ibishanga. Ubutumwa bwa mbere ni ugusaba abanyarwanda kuzirikana insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti kwita ku bishanga ni ukwita ku bantu n'isi batuyeho. Iyi nsanganyamatsiko ikaba yaratoranyirijwe mu rwego rwo gukangurira ikiremwamuntu aho kiri hose ku isi kubungabunga ibishanga no guharanira ko bibungabunzwe. Ibibungabunzwe bigakoreshwa ku buryo burambye, kandi ibyangiritse bisubiranywe kugira ngo tugere ku ntego isi yihaye zo kubungabunga ikirere, urusobe rw'ibinyabuzima ndetse n'intego zirambye z'iterambere. Iyi nsanganyamatsiko kandi iratwibutsa ko ubuzima bwacu bushingiye ku bishanga. Byitaweho neza, ubuzima bwacu n'ubw'isi byaba byitaweho. Iyo ibishanga byangiritse cyangwa se byataye umwimerere wabyo, bigira ingaruka zikomeye ku muntu n'isi atuyeho. Turasaba abaturarwanda kuba ijisho ry'ibishanga n'ibidukikije muri rusange, tubirinda ibikorwa byose byangiza umwimerere wabyo n'ibituma bitabasha gukora inshingano tubitezeho, arizo kuyungurura amazi, kurinda isuri n'imyuzure, kuba indiri y'urusobe rw'ibinyabuzima n'ibimera bitandukanye harimo n'ibivura. Buri wese asuzuma icyo asabwa ngo atange umusanzu we. Ibi ntibibe gusa ku munsi nyirizina w'ibishanga, ahubwo tuzabikomeze twiteze imbere tubungabunga ibishanga ngo bidusigasire. Ese wari uzi ko ibishanga bigira uruhare rukomeye mu guhangana n'imihindagurikire y'ibihe binyuze mu kubika umwuka wa carbone uhumanya ikirere? Urubuga worldwildlife.org rwita ku kubungabunga ibishanga ku isi rugaragaza ko biwubika inshuro 50 ugereranyije n'amashyamba.
ese wari uzi ko ibishanga bidahari ibihugu byatanga amafaranga atagira ingano mu gusukura amazi, imyuzure ikarushaho kwangiriza abaturage ndetse n'ibyo kurya bikabura? Nahanshoreje ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cya none. Naho ubutaha. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.